Reka ngusuze wowe uko umajije gukurikira Rise Up Media TV umunsi ku munsi, nizera ko umeze neza cyane. Nyamuneka kora subscribe, reba ijambo riri mu ibara ritukura ukandeho maze ujye basha kubona inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Mwibutsa ko muri Rise Up Media dutanga amahugurwa agiye atandukanye ku ikoranabuhanga, abashaka kwiga film making, abashaka kwiga graphic design, abashaka kwiga software development. Amarembo arafunguye, ni karibu rwose mubashe kwihahira ubumenyi mu masomo agendanye n'ikoranabuhanga. Ni hano ku musigiti hano mu mujyi wa Rubavu, urahabona rwose etage dukoreramo, rwose urahita uhabona neza cyane, ubundi ibintu urushaho kumera fresh sana. Reka twerekeze mu karere ka Nyamasheke turebe ibihabereye ngo bimeze bite. Tunyarukiyeyo rwose, abakobwa biga muri college Saint Martin Hanika mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke batunguwe no kubyuka mu rukera rwo kuri uyu wa 14 Kamena ngo bajye gusubira mu masomo, bagasanga mugenzi wabo witwaga Abayizera Nadine w'imyaka 22 wigaga mu mwaka wa gatandatu w'icungamutungo ukomoka mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Shangi mu murenge wa Shangi muri aka karere. Bari bamenyereye ko ari we ubabyutsa, yari yanaraye abibemereye, babona nta kibazo araranye, umwe yamukoraho ngo babyuke agasanga yapfuye. Nkuko umunyamakuru wa bwiza.com dukesha iyi nkuru ukorera muri aka karere yabitangarijwe n'umuyobozi w'iri shuri Padiri Niyongombwa Placide, ngo uyu mukobwa utari waragize ikibazo na kimwe cy'uburwayi muri iki gihembwe uretse igifu yigeze gutaka mu bihembwe bishize, nabwo mu buryo busanzwe yagiye kuryama hamwe n'abandi bigana mu wa gatandatu bamaze gusubira mu masomo kuko biteguraga ikizamini ngiro cya leta ku wa mbere utaha tariki ya 20 Kamena. Bamaze no gufungura, araza n'umugambi kuri bagenzi be ngo araza kubabyutsa mu cyakare nk'uko asanzwe abigenza, bakazinduka biga kuko bari bafite n'amasuzuma abategurira ibizamini bya leta. Padiri Niyongombwa yagize ati byageze mu masaa 10 z'igitondo kuko ubusanzwe abana tubabyutsa saa 11 bakitegura bakajya gusubiramo amasomo, ariko ababo bo mu wa gatandatu bo bibyutsa mbere yaho kuko ariyo gahunda bihaye. Bari bamenyereye ko ari we ubabyutsa, yari yanaraye abibabwiye. Bamaze gusenga ngo baryame, isaha yo babyukiragaho igeze bategereza ko ababyutsa, baraheba batangira kwibyutsa umwe kuri umwe. Uwo begeranye amukozeho ngo abyuke asanga yakonje cyane atanyeganyega, agira ubwoba, ahamagara bagenzi be, bahamagara animatrice aje, arebye nawe biramuyobera, ahamagara umucungamutungo w'ishuri, arebye asanga yapfuye rwose, yashizemo umwuka. Arakomeza ati bahise bampamagara nanjye njya gushaka umuganga ku kigo nderabuzima cya Hanika, turazana, arebye asanga umutima wahagaze, tumujyana ku kigo nderabuzima cya Hanika. Tumugejejeyo bahita bahamagara ku bitaro bya Kibogora, tumujyanayo, barebye basanga koko yitabye Imana, bamujyana kumukorera isuzuma, dutegereje ikiri buvemo. Ku byavugwaga ko yaba yashiriyemo umwuka mu nzira ajyanwa kwa muganga, uyu muyobozi w'ishuri yabihakanye, avuga ko uko yasanzwe aryamye nta cyahindutse kugeza agezwa ku bitaro bya Kibogora. Bigaragaza ko yapfiriye mu nyubako yari aryamyemo n'abandi bana. Ahumuriza abanyeshuri bari batangiye guhungabana, anihanganisha umuryango we wagize ibyago, avuga ko ishuri rigomba gukora ibishoboka byose rigafasha mu ishyingurwa rye. Ati abana barenga 20 bahise bagira ibibazo by'ihungabana, barimo 4 byari bikomeye cyane. Muri abo harimo mubyara we wiga mu wa 4 wahise ajya muri koma, ariko kubwo kwitabwaho n'abaganga n'abajyanama mu by'ihungabana, abo 4 aho bari mu kigo nderabuzima cya Hanika bameze neza nta kibazo. Abandi bari ku ishuri barakomeza kwitabwaho n'ababizobereyemo. Tukaba tugira ngo ababyeyi bafite abana biga hano ntibakuke imitima, turakomeza gukora ibishoboka byose bose bagaruke mu bihe byiza bibabashisha gukomeza amasomo, nubwo byumvikana ko bitoroshye kubwo kubura mugenzi wabo bitunguranye gutya.
Bwiza.com n'ubundi dukesha iyi nkuru yagerageje kuvugana n'ababyeyi be ngo imenye niba koko nta kindi kibazo bazi yagiraga, ariko kuko ari se ari na nyina bombi bari bafashwe n'ihungabana bikagorana kubavugisha. Umwe mu muryango wabo Pasiteri Rudahunga François yavuze ko byabagoye kubyakira kuko umwana wabo nta ndwara n'imwe izwi yari asanzwe afite, ko nabo bategereje isuzuma rya muganga ngo bamenye niba haba harimo indwara yaba yari afite batayizi cyangwa niba hari ikindi cyaba cyamwishe, ariko bo nta kindi bakeka. Ati byatugoye cyane kubyakira kuko byadutunguye cyane ko nta burwayi bundi budasanzwe twari tumuziho yarwaraga bisanzwe nk'abandi, nta n'undi dushyiraho urupfu rwe, gusa dutegereje ikindi twabwirwa na muganga. Ariko nyine mu isi niko bigenda, buri wese agira igihe cye, nta n'ikindi twabikoraho uretse kubyakira dutyo nyine. Umumararungu Gisele, umwe mu bayobozi b'abanyeshuri biga muri iri shuri, yabwiye Bwiza.com ko nabo kwakira uru rupfu byabagoye nk'abagenzi be biganaga, ko kugeza bajya kuryama bakoranaga byose babona nta kibazo afite, akanabwira bagenzi be ko arababyutsa bakanasenga mbere yo kuryama ari muzima, bakabyuka basanga yapfuye. Akavuga ko bacitse intege bikomeye cyane. Ati byaduciye intege cyane kandi twarimo dutegura ibizamini by'ishuri n'ibya leta. Icyo dusaba abayobozi b'ishuri n'izindi nzego ni ugukomeza kutwegera no kuduhumuriza, kuko no gushiramo ihungabana neza bitatworohera. Bamwe no kwiga byabananira bagakurizamo gutsindwa, kuko yari umwana w'umunyamurava cyane usabana n'abandi bose, ku buryo kwakira urupfu rwe benshi bikomeje kutugora cyane. Umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi nawe wahise abatabara nyuma yo kwihanganisha aba bana n'umuryango wagize ibi byago. Yavuze ko nubwo bakoze inama yo kubahumuriza, hazakomeza gukorwa n'izindi kugira ngo babashe gusubira muri gahunda yo kwiga. Anizeza nk'akarere gufasha mu ishyingura rya nyakwigendera no gukomeza kuba hafi y'aba asigaye. College Saint Martin Hanika ni ishuri ryigenga rya Kiliziya Gatolika riri mu kagari ka Vugangoma mu murenge wa Macuba, yari isanzwemo abana 648 biga mu cyiciro rusange no mu mashuri. Inyubako nyakwigendera yaguyemo yayiraranagamo na bagenzi be bagera ku 150. Biteganyijwe ko ashyingurwa kuri uyu wa 15 Kamena. Ngayo nguko ibyabereye mu karere ka Nyamasheke muri iri shuri rya Saint Martin Hanika. Urumva ko ntabwo byoroshye cyane, n'agahinda cyane kuri uyu muryango, kubera ko uyu nguyu yazize urupfu rutunguranye cyane. Reka twinyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bihagaze, i Goma harakora imyigaragambyo bamagana u Rwanda na Uganda kuri uyu wa gatatu. Deje ubu ngubu ndi kuvuga ibi, imyigaragambyo birashoboka ko yaba yanatangiye. Societe civile yitwa Force Vive ikorera mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagariye abanyekongo bose bawubamo kwifatanya nawo mu myigaragambyo yamagana leta y'u Rwanda n'iya Uganda. Perezida w'uyu muryango Il Mario Ngaviho Kambale mu itangazo yashyizeho umukono kuri wa 14 Kamena umwaka wa 2022 yasobanuye ko impamvu yo kwamagana izi leta zombi ari uko ngo zifasha umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo zabo FARDC. Yagize ati ubuhuza bikorwa bwa Force Vive Igoma burahamagarira abaturage b'Igoma no mu nkengero zaho kwitabira imyigaragambyo y'amahoro kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Kamena umwaka wa 2022 yo kwamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda yo gushyigikira FARDC iri ku rugamba rwo kurwanya ibyihebe bya M23 n'abafatanyabikorwa babyo b'Abanyarwanda na Uganda. Iyi societe civile yateganyije ko iyi myigaragambyo iratangira saa 2 ubwo ni saa moya ku masaha y'Igoma,
ihere ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru irangirire ku masangano ya Cercle Sportif. Ubukangurambaga bushinja leta y'u Rwanda gufasha M23 burakomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ibihakana isobanura ko nta nyungu yagira mu kwinjira mu kibazo kireba abanyekongo kuri Uganda. Bamwe mu basirikari ba FARDC imyigaragambyo nka Luka ndetse n'abaturage bashinja ingabo zayo gufasha M23, ariko leta yabo ntirasohora itangazo ribihamya nk'uko yabigenje ku Rwanda. Nuko nguko bihagaze cyane ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse na Uganda nayo yatangiye kwikomwa muri ibi bibazo biri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Ikindi kiri kuvugwa kuri iyi ntambara twigana no ku musozo nuko igihugu cy'Uburusiya cyatangaje ko cyasabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyishyikira mu birego irega u Rwanda, kiyizeza gusuzuma ubwo busabe no kuyishyigikira mu rwego rwo kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwayo. Ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 13 Kamena nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Christophe Lutundula yahuye n'abadiplomate bahagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihugu bibarizwa mu kanama gahoraho Kaloni gashinzwe umutekano. Ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'imirwano ikomeje gusakiranya FARDC na M23. Kinshasa ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda nicyo cyaganiriweho. Minisitiri Lutundura ageze ijambo by'umwihariko kuri ambasaderi w'Uburusiya i Kinshasa, yamusabye ko igihugu cye kuvuganira Kongo mu kanama gahoraho gashinzwe umutekano muri Loni kigashyigikira ibirego byayo ku Rwanda. Ambasaderi w'Uburusiya muri Kongo Victor Tokimako yemeje aya makuru aganira n'itangazamakuru. Ati yatumenyesheje ibyifatwa rya Bunagana, yadusabye kwamagana imyitwarire y'u Rwanda ku rwego rw'akanama gahoraho k'umutekano cyangwa mu rwego rw'imikorere y'umubano uri hagati y'ibihugu byacu byombi. Tuzashyikiriza ubu butumwa kuba dukuriye kugira ngo abe ari bo bafata icyemezo. Ambasaderi w'Uburusiya yatanze icyizere cy'uko igihugu cye gikomeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati namaze kwizeza minisitiri ko Uburusiya bushyigikiye kandi bugikomeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu rugamba rwo gushaka igisubizo gishobora gutuma ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere bikemuka. Reka bashimire cyane mwese dukomeje kubana umunsi ku munsi. Iyi ni Rise Up Media TV. Reka bashimire cyane, bye bye.